twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza ku mpuhwe zayo kuri iki cyumweru cya kane cy'igisibo, tariki 30 Werurwe 2025. Buri wese aci bugufi maze twakire impuhwe z'Imana. Isomo rya mbere ni mu gitabo cya Yozuwe, umutwe wa 5, umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Bamaze kwambuka Yorodani, Abayisiraheli baca ingando i Giligali, maze ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba bahimbaza Pasika mu kibaya cya Yeriko. Nuko bukeye bwa Pasika barya imbuto zo muri icyo gihugu, barya imigati idasembuye n'amahundo yokeje uwo munsi nyine. Bukeye bw'uwo munsi bariyeho imbuto zo mu gihugu, manu ntiyongera kuboneka. Abayisiraheli ntibongera kubona manu, barya ibyeze mu gihugu guhera uwo mwaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisinzo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, abintamenyekana nibabyumve maze bishime. Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatira izina rye icyarimwe. Nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko agize ibyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva, maze amuzahura amagorwa ye yose. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Isomo rya kabiri niryo mu Ibaruwa ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 5, umurongo wa 17 kugeza ku 21. Bavandimwe, umuntu wese uri muri Kristo yabaye ikiremwa gishya. Ibishaje byarayoyotse, none ngaha byose byahindutse bishya. Byose biva ku Mana, yo yatwiyegereje itubabarira muri Kristo, natwe ikadushinga umurimo wo kunga abantu nayo. Uko biri kose, Imana niyo yiyunze n'abantu bose muri Kristo, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, natwe dushinga ubutumwa bwo kubunga nayo. Ubu rero duhagarariye Kristo, ngaho Imana ubwayo yabashishikarije muri twe. Ngaho rero turabinginze mu izina rya Kristo, nimureke Imana ibigarurire. Utigeze arangwaho icyaha, Imana amugize impongano y'ibyaha, kugira ngo muri we duhinduke abatunganiye Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 15, umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, n'uwa 11 kugeza ku 32. Muri icyo gihe abasoresha n'abanyabyaha basanga Yesu bose bashaka kumwumva. Abafarisayo n'abigisha amategeko batangira kwijujuta bavuga bati, uyu muntu ko yakira abanyabyaha akanasangira nabo. Nuko Yesu abacira uyu mugani ati, umugabo yari afite abahungu 2. Umutoya abwira se ati, dawe mpa 8 ngenewe. Nuko se abagabanya ibye. Hashize iminsi mike, umutoya akoranya ibyo byose, ajya mu gihugu cya kure. Nuko ahatagaguriza ibye yibera mu maraha. Amaze kubitsemba byose, muri icyo gihugu hatera inzara ikaze, nuko aratindahara. Nibwo agiye gusaba akazi ku muturage w'icyo gihugu, amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga ko ahemburwa n'ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho aribwira ati, nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki, barya bakanabisigaza, naho ngewe nicirwa n'inzara hano. Reka mpaguruke nsange data mubwire nti, dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se. Akiri kure se aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye, ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. Nuko umwana aramubwira ati, dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwita umwana wawe. Naho se abwira abagaragu be ati, vuba muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, mumwambike n'impeta mu rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane ikimasa cy'umushishe mu kibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yararapfuye none yazutse, yararazimiye none yatahutse. Nuko batangira kwishima. Icyo gihe umwana w'imfura yari mu murima, arahinguka ageze hafi y'urugo yumva baririmba, umudiho ari wose. Nuko ahamagara umwe mu bagaragu amubaza ibyo ari byo. Undi aramusubiza ati, ni murumuna wawe wagarutse.
none so yabaze ikimasa cy'umushishe kuko yamubonye ari mutaraga. Ahera ko ararakara yanga kujya mu rugo. Se arasohoka aramuhendahenda ngo aze. Nuko abwira se ati, reba imyaka yose maze ngukorera, nta n'itegeko ryawe na rimwe ndengaho, nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo nsangire n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wagarutse amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, aba ari we ubagishiriza ikimasa cy'umushishe? Nuko se aramusubiza ati, mwana wanjye, wowe iteka tuba turi kumwe kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Umubyeyi yarafite abana babiri, umutabwira sati mbumunani, nuko umwana amaze kuwushyikira arawutagaguza. Girira impuhwe Mana, girira impuhwe ku bicumuro byanjye, girira impuhwe nagiye kure yawe, girira impuhwe none ubu ndagarutse. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Iyo ndirimbo uze kuyikomeza, ukomeza ibitero byose ubivi muzi n'umuzingo, maze urushaho nawe kugira gute kwishima, kubera ko uwagarutse ku Mana wese arishima. Joie du retour au Père. Buri wese rero areba uburyo agaruka mu rugo iwabo, bitewe n'aho umaze igihe mu gihuru mu kigunda, mu nzira wongera ugaruke iwanyu. Amasomo y'iki cyumweru cya kane cy'igisibo afite umwihariko w'ibyishimo. Ni n'icyumweru bita mu Kilatini Laetare, icyumweru cy'ibyishimo, icyumweru cya kane. Amasomo araza kubaza ikibazo nanjye akimbaze, ari nayo ntego remezo y'iki cyumweru. Niki gituma utishima? Uze kongera urebe, ushobora kuba ufite ibintu, ushobora kuba ukize umerewe neza bya hano ku isi ariko utishimye, udahiriwe. Nta kindi turaza gusoza tubona ko umuntu wese utari mu Mana burya ntashobora kwishima, kuko guhirwa nyakuri, kwishima by'ukuri ni ukuba uri kumwe n'Imana. Niki gituma utishima? Turazirikana ingingo eshatu na ntiye mu nshinga naho uza gutondagura. Izo nshinga eshatu ntizi ni ukwisuzuma, gutera imbere ndetse no kwambara. Ngaho rero isuzume jya mbere, ambara. Reka duhere ku ngingo ya mbere. Ugenda wisuzuma impamvu nawe udafite ibyishimo, impamvu utishimye. Iyo ngingo ya mbere yo kwisuzuma iratuganisha ku nyito y'iki cyumweru cya kane cy'igisibo. Ubwo tugiye kwegeranya n'ikindi cyumweru, ngaho fora ari ikihe? Reka nkikubwire. Icyumweru cyo muri Adventi cya gatatu nacyo cyitwa mu Kilatini Gaudete. Nimwishime. Bisubiyemo, nimwishimire muri Nyagasani, kuko tubisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 4 umurongo wa 4. Gaudete iterum dico gaudete, semper in Domino gaudete. Nimwishimire muri Nyagasani. Reka rero dutandukanye gato ibyishimo bya Adventi ndetse n'ibyishimo by'igisibo kuri iki cyumweru cya gatatu cya Adventi ndetse n'icyumweru cya kane cy'igisibo. Icyambe n'ibyishimo bya Adventi tubona ku cyumweru cya gatatu nyine cya Adventi bakita mu Kilatini Gaudete. Gaudere bisobanura kwishima. Ibyishimo babyita ibyishimo by'imbere, ibyishimo Bikira Mariya aba afite mu gihe agitegereje umucunguzi, bya byishimo by'imbere. Kwishima ku mutima ni ibyishimo bitwerekeza kuri Noheli, ko Noheli yegereje, kuko umucunguzi agiye kuza. Ibyishimo bya kabiri ni ibyishimo by'igisibo duhimbaza kuri iki cyumweru cya kane mu Kilatini Laetare. Laetare ni mwishime, kwishima. Ese aho twishimira iki? Twishimira ko Pasika yegereje, ko Yesu agiye kuducungura. Ibyishimo bya mbere aho bitandukaniye ni uko ibya mbere ari imbere, ariko ibya nyuma iby'igisibo ni ibyishimo bya bindi byo kuzuye umutima gasesekara ku munwa, ntago ari imbere gusa, ahubwo n'inyuma byasakaye. Kubera iki? Ibyishimo byo kuva mu cyaha, byo kuva mu bucakara. Ibi ni ibyishimo bizaranga Bikira Mariya nyuma y'uko yahuye n'imibabaro, hanyuma akaba koko ategereje Pasika, izuka rya Kristo. Ibyishimo kandi by'uno munsi biratwerekeza cyane ku mibabaro bitandukanye na Adventi.
imibabaro duhura nayo y'ibihe bikomeye, ibi byose bigatwerekeza ko tuzatsinda. Kwishima umaze gutsinda umutsindo wa Kristo kuri Pasika. Fora tugeze ku munsi wa kangahe? Turi kwegereza Pasika, uze kugisubiza. Ese urishimye cyangwa uri kwishimisha? Turasoza iyi ngingo ya mbere yo kwisuzuma, twongera kwibutswa ya migenzo 3 y'igisibo tugomba kwisuzumiramo kugira ngo turebe niba tutari kwishimisha cyangwa niba turi kwishima. Aumône, prière et jeûne, gutanga imfashanyo, gusenga ndetse no gusiba. Bityo ibyo byose bikabera mu ibanga hamwe n'Imana, uri kumwe n'Imana, ugaharanira ko wasiba ikibi, ugasibura inzira za Yezu Kristo zikuganisha kuri Pasika, ugasiba ikibi, ugasiba ingeso mbi. Ibyo nibyo bizagutera ibyishimo. Komeza rero wisuzume, ugende kuri iyo migenzo 3, nimwishime bisubiyemo, nimwishime, wongere urebe impamvu nawe utishimye. Ese urishimye cyangwa uri kwishimisha? Ingingo ya 2, iyo umaze kwisuzuma nta kindi gino tera intambwe. Ingingo ya 2, jya mbere, avance, tera intambwe. Iyi ngingo turayizirikana n'amasomo y'uno munsi atwibutsa gutera intambwe tukajya mbere. Isomo rya mbere twazirikanye ryo mu gitabo cya Yozuwe riratubwira urugendo rw'Abayisiraheli bava mu Misiri, igihugu cy'ubucakara kwa Farawo, bagana igihugu cy'isezerano, la terre promise. Uburyo bafata impamba bagafata ifunguro riberekeza mu gihugu cy'isezerano. Ibi birerekeza kuri Ukaristiya manu dufata natwe ku rugendo muri kiliziya mu misa nk'abantu bose bari ku rugendo nk'impamba. Rero nk'uko n'umuririmbyi wa Zaburi atabye kubitwibutsa, dukomeze dushishoze maze twumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Ibyishimo by'uko uri kumwe n'Imana, Imana ikorana urugendo n'umuryango wayo mu butayu. Isomo rya 2 naryo riradusaba kwegera imbere, gutera intambwe tuva mu byaha, la conversion et la confession, kwicuza, kwigomwa, dusenga, twitwara neza, kwiyunga n'Imana ndetse n'abavandimwe. Ibi biratwerekeza mu ntebe ya penitensiya, aho tugomba kwiyunga na Kristo, tukiyunga n'abavandimwe, tukiyunga na Kristo. Ubwo Pawulo atubwiye ijambo rikomeye ati nimureke Imana ibigarurire. Amen. Iri jambo rirerekeza none kuri rya jambo twumva mu ntangiriro z'igisibo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli ati nimugaruke n'umutima wanyu wose. Amen. Turasaba kugira ngo tugarukire Imana maze tubeho neza twishimye. Impamvu ituma utishima birashoboka gutaragarukira Imana. Ivanjiri rero ije itwereka neza uburyo umuntu uri kure y'Imana wese aba atishimye. Wajya hafi y'Imana ukagira ibyishimo. Jya mbere rero usange Imana nk'uko uyu mwana nawe yasanze se, ubundi akagira ibyishimo. Ivanjiri dukunze kuyita amazina menshi. Bamwe bati ni ivanjiri y'umwana w'ikirara, abandi bati ivanjiri y'umwana w'imfura, abandi bati ivanjiri y'umubyeyi w'impuhwe, abandi bati ni ivanjiri y'umubyeyi w'umwana w'ikirara, n'ubundi bwoko bwinshi. Ariko cyane turaza gutinda ku mubyeyi w'impuhwe, ivanjiri y'impuhwe, ivanjiri y'umubyeyi w'impuhwe. Bityo nawe uze kongera wisuzume urebe ikigutera ibyishimo. Ese nawe ujya usanga umubyeyi, uyu mubyeyi arashushanya Imana, twebwe abanyabyaha, twebwe abantu bari mu rugendo dusanga, ubundi tukishima tukamererwa neza, kuko nta mahoro umunyabyaha iyo uri kure y'Imana ntabwo ushobora kwishima. Iyi vanjiri irerekeza ku muryango w'Imana, Imana ihamagara, umuryango ukaza kujya gutyo ugatenguha Imana, bizerekeza kuri uwo mwana w'imfura. Nibwo rero Imana izihamagarira abandi baturutse mu mahanga. Ivanjiri nanone bwa 2 irerekeza ku mufarisayo n'umusoresha, babandi ejo twumvise bahurira mu ngoro. Ubwa 3 ishobora kwerekeza ku mukristo ndetse n'umupagani, uburyo bose biyumva. Ubwa 4 nyine ikaba twerekeza ku ntungane ndetse n'umunyabyaha. Ese umunyabyaha ninde, intungane ni yihe? Twongere dukurure impamvu y'uyu mugani Yezu ciriye aba bamushagaye. Nuko mu gihe cya Yezu yaje yakira abantu bose. Turazirikana iyi migani 3 Yezu yaciriye abafarisayo n'abigisha amategeko, bibwira ko ari intungane, bagasuzugura abandi, bagakandamiza abandi. Umugani w'intama yaheze, umugani w'igiceri cyazimiye, n'umugani w'umwana w'ikirara. Ibi byose bigatwerekeza uburyo Yezu yakira abasoresha n'abanyabyaha, ariko abafarisayo n'abigisha amategeko ntibabyishimire, kutishimira ko abandi bari kwegera Yezu. Rero Yezu mu gusangira nabo abo b'abanyabyaha n'abasoresha, abafarisayo ntabwo babyishimiye. Aha niho Yezu rero ahereye ababwira ko bagomba kwitwara, ko batari bameze ikigoroye.
kuko icyazanye Yezu ni ukurokora no gushakashaka izazimiye. Turabonamo ibihe bibi by'uyu mubyeyi, uko uyu mubyeyi yakira umwana w'umuhererezi, uyu mwana w'ikirara, ndetse n'uko uyu mubyeyi yakira uyu mwana w'imfura wari umaze kwivumbura. Ibi byose bikagaragaza uburyo Imana itwakira ititaye ku gihugu turimo, ititaye uko tureshya, ititaye ku bwoko bwacu, kuko Imana yakira bose. Ari abanyabyahira bakira, babandi bagiye kure bose ikabakira ikabazana. Nibwo tuzabona uyu mwana afata icyemezo akavuga ati reka nsange data, kuko Imana ari inyampuhwe. Hanyuma tukabona n'umwana nanone w'imfura wari wagumanye na se, ariko bigatwerekeza ko kubana n'Imana atari interi yigaragarira amaso, ahubwo ushobora kujya kure y'Imana kandi uri wawe uhora mu ngoro y'Imana, usenga, witwara neza, ibi by'inyuma ariko imbere utari kumwe n'Imana. Ibi rero biratwibutsa ko ntabwo ushobora kwishima igihe umutima wawe utuzuranye n'Imana, igihe uri kwivumbura, igihe watatiye igihango, igihe wanze kwakira abandi. Ngiki igituma abantu benshi bataha bivumbuye, bataha amaramasa, bataha batameze neza, kuko akenshi tuba twumva tukiyemera ko twigererayo dushyika ku Mana, ariko amaherezo bikazarangira tutishimye. Nihe mpamvu utishima? Ni uko utajya mbere, ahubwo buri gihe cyose ushaka kuguma hamwe nk'uriya mwana w'imfura, ntushake gutera intambwe. Tera intambwe ujye imbere, usanga Imana, nibwo nawe uzishima mu buzima bwawe. Reka dusoreze ku ngingo ya 3 iza kugufasha nawe kwisuzuma muri iki gisibo igituma utishima: kwambara. Ambara rero. Reka dukore imyitozo mito itwegereza uburyo abantu benshi batabambaye. Umuhanga nawe yavuze ati, uzi ko burya abantu batambaye batabishimye. Akenshi ufite isoni, ufite ikimwaro, ubabaye, ushavuye, ufite agahinda. Uzacunge urugero iyo ugiye muri dushe, warabona umuntu uri muri dushe uri guseka, byaba ari ishyano nyine niba koko useka muri dushe. Ahubwo wishima ryari? Iyo urangije kwiyuhagira nibwo ushobora kwishima. Urundi rugero rwa kabiri, muzacunge iyo umwana avutse, uruhinja. Iyo ageze ku isi, icyambere akora ararira. Kubera iki? Aba yambaye ubusa. Yongera kwishima igihe bamaze kumukarabya, ubundi bakamwambika bakamufubika, wa mwana ntiyongera kurira. Iyo wambaye ubusa ntabwo uba wishimye. Uko niko bimerera umuntu wese uri mu cyaha, umunyabyaha. Igihe cyose uri kure y'Imana, igihe cyose uri mu cyaha, burya ntabwo uba wishimye. Uzishima ryari? Wagarutse. Uzishima ryari? Waretse ibyo byaha, ubundi ukagarukira Imana, ukisukura, ukihana, ubundi ukambara iki? Ukambara ubutungane. Uyu mwana w'umuhererezi w'ikirara ntabwo yari yambaye, yari ikuyeho ubutungane bwa se. Nuko igihe kiza kugera nyine songera kumwambika, nibwo noneho batangiye bishima. Biragaragara ko uyu mwana w'imfura yambuye ubutungane, niyo mpamvu arakaye, niyo mpamvu atishimye. Kwambara bitera kwishima, naho kwambura, navugaga kwambura ubusa nyine, bigatera umubabaro. Bayoboke b'Imana nimwishime. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore, ngo bari bakize cyane, bafite ibintu bya mirenge, ariko ari n'abantu basenga, bakunda Imana, bakora ibikorwa by'urukundo, bitangira abandi, bitwara neza. Ariko umugore wo muri rugo ngo akagira ikibazo, buri gihe agahora yibaza impamvu we ataba yishimye, impamvu abona ibintu afite ariko ntibimushimishe. Nuko agahora kwa Yezu kubera ko yasengaga, ariko baza Yezu icyo kibazo, ariko Yezu gukinye ntajya nishima. Imyaka 20 irashize nshinze urugo, ariko sindishima. Mfite akazi kampemba neza, ndacuruza ngunguka, ariko sindishima. Mfite inzu nziza, mfite aho ndyama heza, mfite ibintu bya mirenge, ariko sindishima. Mfite imbwa n'abagaragu, mfite abaje n'abajakazi, ariko sinjya nishima. Ndya neza by'agatangaza, ariko sinjya nishima. Ndyama neza by'agatangaza, ariko sinjya nishima. Nambara neza by'agatangaza, ariko sinjya nishima. Ubwo ari imbere ya Yezu bari kuganira, ariko Yezu umugabo wanjye ntabwo asinda, nta ngeso mbagenderamo, ntasambana, nta nca inyuma, ariko kuki ntajya nishima Yezu? Nuko yajya imbere ya Yezu, iyo ikamubera rofre, inyikirizo, ariko Yezu kuki byose mbifite ariko sinishime? Wa mugore
ntiyahwemye kujya gushengerera igihe cyose, agahora ajya gushengerera. Nuko igihe kimwe waza kumva amajwi amuvugiramo, ya majwi abahanga n'abanyabwenge badakunze kwemera kubera ko nta kwemera nyine bafite, ari gushengerera. Nuko agiye kumva yumva ijwi ry'imbere riravuze riti umugabo. Wa mugore akomeza gutekereza umugabo wari we, ariko atahatishimye n'ubundi. Nuko ntiyanyurwa. Ese niki gitumye iri jambo rinzamo? Arashakisha arabura. Nuko ku munsi wa kabiri asubira kujya gushengerera imbere ya tabernakoro kwa Yesu. Agiye kumva, aho kugira ngo asigane zeza ati umugabo bishatse kuvuga iki, ko iri jambo riri gukomeza ritambuka mu mutwe wanjye, mu mutima wanjye. Agiye kumva yumva ijambo ryongerera amubwira iti byoroheje. Neza wa mugore akomeza kwibaza, ugakomeza kugenda yibaza ati umugabo byoroheje bivuze iki? N'ubundi asoza atarumva icyo bivuga. Nuko arataha. Ngo ku munsi wa gatatu noneho agarutse gushengerera, yongera kumva irindi jambo ritandukanye na yandi abiri amaze kumva. Ati by'akanya gato. Neza wa mugore afatwa n'ikiniga atangira kurira. Ngaho fora icyamurizaga. Nuko wa mugore amaze kwisuzuma, amaze kubitekerezaho neza, nuko ya magambo ngo aza kuyakoranya, inkoranya amagambo nyine, aza gukuramo interuro, ngo aza kwibuka ibintu bitatu byamufashe kumva neza ayo magambo ko ari atatu. Umugabo byoroheje by'akanya gato. Ngo bwa mbere aza kwibuka ko hari umugabo bishoboke ko yari patro we bakoranaga, ngo akajya amusaba ngo baryamane. Uyu mugore yatekereza uburyo umugabo we ari ndahemuka, atajya amuca inyuma, akanga kumuhemukira. Nuko uyu mugore akomeza kumukanira. Mu gihe kimwe umugabo ngo aza kumubwira ati turyamane ndaguha amafaranga menshi, ndakongeza n'umushahara. Nuko uyu mugore ngo aramubwira ati ntabwo ndi ndayo gukora amafaranga. Ngo ariko igihe cyaje kugera umugore ngo aza kumwemerera kugira ngo umugabo atamurakarira, ejo n'ejo ubundi akazamurogesha akamwicisha. Ngo nuko bararyamana, ngo ariko amuha stop ko batazongera kubikora dore ko atari indaya. Nuko ngo bwa kabiri ngo wa mugabo yongeye kuza kwiyenza, amusaba ko bakongera. Nanone uyu mugore ngo kugira ngo uyu mugabo ataza kumurakarira, dore ko yarafashe icyemezo ko atazongera guca inyuma umugabo we, ngo ubuzigigishwa afata iby'ikibiribiri, bumvikana ko bazajya bakora ibyoroheje. Rya jambo rya kabiri byoroheje. Nuko bakomeza batyo ngo ntabirenze. Nuko igihe ko bakomezaga n'akazi, wa mugabo nanone ntiyashyirwa, agahora amusaba nyine ko bakora ibyo byoroheje. Ndabizi hari abana bagira amatsiko menshi, ntuze kumbaza ibyo ari byo. Nuko wa mugore ku nshuro ya gatatu nanone aramukanira, amubwira ko atazabyongera na rimwe. Baza kumvikana kugira ngo wa mugabo atamurakara n'ubundi ko bazajya bakora by'akanya gato. Bikaba by'akanya gato ntawe urabutswe, ubundi bakikomereza imirimo ntawe igeze barabukwa. Kugera no munsi ntabirenze byarakomeje byoroheje by'akanya gato. Ngo kuko wa mugore yumvise amagambo akateranya bitewe n'ubuzima bwe uko yarabuzi, aza gukuramo iyo nteruro ati hari umugabo muhura byoroheje by'akanya gato, uko ubuze ibyishimo, ushimisha ariko akagushishimura, ushimisha ariko akagushimuta. Uwo rero ni uko ubuze ibyishimo. Amen. Bishoboke ko uyu mugore yaje kwisuzuma agafata icyemezo cy'uko ajya gusezera ibyo byishimo by'akanya gato, bityo akishima by'ukuri. Ntuze guhita ubimbaza, dore ko n'umwana w'ifura tutamenye neza muri iyi vanjiri niba koko yarashoboye kwisubiraho, niba yarafashe icyemezo akajya gusangira ibyishimo na se na murumuna we. Ibyo ntuze guhita ubimbaza. Gusa icyo twazirikana ni uko hari igihe mu buzima tugira ibidushimisha byinshi, ariko biri kudushimuta, biri kudushiririza, biri kudushora ahabi, ahakomeye. Twebwe tukabyita bito bito, ariko ibyo byose nibyo bigize gute, nibyo bigiye gutumara. Dusoreze ku masomo ane aza kongera kugufasha nawe kureba igituma utishima. Icya mbere, hari imvugo kinyarwanda igira iti akabuza umugabo ibara ntikaba kanini. Experience ntoya, uzafata utuntu dutoya, bavuga ko tuzakora umusozi nyine w'ikibi. Ko niko twa tuntu duto ugenda bita duto tworoheje tw'akanya gato, ko nito dukora icyaha cya rutura kinini cyane. Icyo nicyo kikubuza amahoro. Nanone ifashe utuntu duto twiza, dukora ikintu cyiza, umusozi mwiza, umusozi wo gusengeraho, ukagumana n'Imana, ukagumana neza umukarisi, ugashengera ukabana na Kristo. Akazu gato niko kari ubwatsi. Ongera urebe niba nta tuntu duto turi gukwica, cyangwa niba ari duto turi gugukiza kandi byaba. Icya kabiri, reba ibintu bikuza kwishima, kuko
ushobora kuryama ku buriri bwiza ukabona amafaranga agura igitanda cyiza ariko ukabura ibitotsi, ukabura ibyishimo. Ushaka kuburya by'agatangaza neza ariko ukaba nta peti ufite, ukaba udashobora guhura n'Imana, ukaba utumvikana neza n'abo mubana mu rugo, ukaba umuca inyuma, ukaba ugira n'abo mubana. Ibyo se wageze ngo urwo rugo ruzagira ibyishimo? Nta mahoro umunyabyaha, nta mahoro umunyabyaha. Uzagira ibyishimo igihe wagarukiye Imana, kongera gusanga Imana. Icya gatatu uza kwisuzumiraho ngo ni umwana babajije bati ngo bita gute mu Kinyarwanda umukobwa wicuruza? Ngo mwarimu bari yiteze ngo aramusubiza ati ni indaya, ariko umwana agiye kumusubiza aramubwira ati ni umucuruzikazi. Rero wongera urebe nawe niba ntaho baye umucuruzikazi. Abantu benshi baravuga bati mbonye sindi indaya kubera ko ndakorera amafaranga, ariko by'akanya gato ushaka kuba indaya by'akanya gato. Kandi muri dame yo mu kirura gira uti touche égale jouer, ngo iyo wakozeho gatoya nyine watangiye gukina. Rero nta by'akanya gato, nta byoroheje, byose buryo bifata ko bikomeye. Iyo usambanye umunsi umwe ubaye indaya by'akanya gato nyine ubaye umucuruzikazi. Ko ngaho abantu benshi tujya duhera ati mbikora rimwe by'akanya gato byoroheje, ariko ujye uzirikana ngo ni ukuba indaya nyine by'akanya gato, byose bingana nyine kuba indaya. Wasanga nawe hari ibyo ucuruza bituma utishima, wasanga ari ubucuruzikazi by'akanya gato, byose n'ubucuruzi. Icya kane tujye gusorezaho ni ukwambara ubutungane. Uze kwisuzuma urebe uburyo watera imbere. Pour mieux avancer il faut reculer un peu. Kugira ngo utere intambwe bigusaba iki? Bigusaba gusubira inyuma by'akanya gato. Gusubira inyuma ni ukugaruka mu isengesho, kugaruka mu kiliziya, kugaruka imbere ya Yezu, kujya gupfuka mu kabaza Yezu uti ariko Yezu gukinye ndishimye, kujya mu kiliziya. Ngo kuko tugomba gusubira ku Mana. Muntu uri kure y'Imana, muntu utakikoza kiliziya, muntu utakikoza Yezu, ongera ugaruke maze wambare ubutungane. Mugire icyumweru cyiza. Ese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.